Yesu nashimwe bene data nk'uko nabibabwiye nitwa Nishimwe Theogene kandi nabararitse ko tuzaganira ijambo ry'Imana. Reka mbere y'uko dutangira tubanze dusenge hanyuma dukomeze. Turagushimiye Mana yacu, tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga, tugushimiye ko ukiranuka muri byose, nta kwiringinga akurwe n'isoni ahubwo uko wari uri kera umunsi n'ukuri, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nyemerera ubane natwe muri uyu mwanya w'ijambo ryawe, Uwiteka Nyiringabo, reka ubane nanjye umfashe imbaraga z'umwuka zimbeho, kandi ubane n'abagiye kudutega amatwi, umwuka rero kubasobanurira, Uwiteka agende abigishe, kuko twebwe twakwigisha ariko umwuka wera atahabaye nta kintu byamara, nta musaruro byatanga. Niyo mpamvu tukwinjiza kugira ngo uhabe, umwuka wera ashorere ijambo ryawe. Urakoze, tugushimiye ko ubyumvishe, bana natwe ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Igitabo cyo Kuva ibice 3 umurongo wa 13 kugera ku wa 15. Reka tudatinze dusome. Titiri y'amagambo iravuga ngo Imana ibwira Mose izina ryayo. Mose abaza Imana ati, ningera ku Bisirayeli nkababwira nti Imana y'abasekuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati yitwa nde, nzasubiza iki? Imana isubiza Mose iti, ndi uwo ndi we, kandi iti abe ariko ubwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeho. Kandi Imana ibwira Mose iti, abe ariko uzabwira Abisirayeli uti Uwiteka Imana y'abasekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose, urwo ni rwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose, amen. Yesu abahe umugisha. Reka twongere dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo ibice 16, tuhera ku murongo wa 13 tugarukire ku murongo wa 14. Haravuga ngo Petero ahamya ko Yesu ari Kristo. Nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa be ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe mu bahanuzi. Arabasubiza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero arasubiza ati, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yohana, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Yesu aduhane umugisha. Tumaze gusoma ijambo ry'Imana mu bitabo bibiri, ariko reka mbanze mbabwire intego y'iri jambo. Iri jambo intego narihaye ni ijambo rivuga ngo kumenya Imana, ibyo bidutera kuyubaha. Imana yacu itugirire neza. Duhereye ku ijambo rya mbere twasomye mu Kuva, twaje gusangamo umugabo Mose ajya guhamagarwa n'Imana ngo yagiye kubonabona igihuru kirimo kiraka, ariko nanone atangazwa nuko icyo gihuru kitarimo gikongoka. Arangije aribaza, aravuga ati ariko se kiriya gihuru byacyo bimeze bite? Niko kucyegera, arangije akihagera yumva ijwi rivugira muri icyo gihuru riramubwira bati, Mose kwetura inkweto zawe kuko aho hantu uhagaze ari ahera. Niko kuhegera akora ibyo ijwi rimusabye, ariko yumva ijwi ririmo rimubwira ngo genda ukure Abisiraheli muri kiriya gihugu cya Egiputa, kandi nanone ubwire Farawo arekure Abisiraheli. Ariko Mose agira ikibazo, aribaza, aravuga ati ariko se ni byiza urantumye, ijwi ryawe naryumvishe, ese Abisiraheli niki kizatuma bemera ko natumwe? Ese ubundi bwo nzavuga ko ari nde wantumye? Imana yacu itugirire neza. Maze Imana iramubwira ati rero ugende ubabwire uti
ndiho yabantumyeho. Haleluya! Imana yacu itugirire neza. Mu by'ukuri iri jambo riratwereka ko Mose kugira ngo abashe kumvira Imana ni uko yabashije kubanza kumenya ngo ese ninde untumye. Yabashije gusobanukirwa Imana iyo ari yo. Imana yacu yahozeho, Imana yacu iriho, Imana yacu kandi izahoraho. Imana yacu itugirire neza. Niyo muremyi w'isi, niyo muremyi w'ijuru, niyo muremyi w'ibiriho byose ku isi, niyo muremyi wacu. Kandi nanone Imana niyo data wa twese. Imana yacu ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Ibyo rero mu by'ukuri ntabwo Abisirayeli bari bufate urugendo batarabasha gusobanukirwa Imana. Iyo ukomeje ugasoma ijambo ry'Imana rikwereka ko Mose yageze aho avuga ati Mana noneho uzagendane natwe. Niko byagenze. Imana yagendanye nabo mu nkingi y'igicu mu gihe ari ku manywa, mu gihe nijoro ikababera inkingi y'umuriro. Imana yacu itugirire neza. Bagiye babona ibitangaza by'Imana, nubwo rimwe na rimwe iyo bagiraga kwizera guke, iyo bibagirwaga, iyo Mose yajyaga kure bahitaga bisubirira mu byabo. Ariko Imana yacu itugirire neza. Imana yacu iturengere. Ndadugushishikariza kumenya Imana. Ntabwo wabasha kumvira Imana. Ntabwo Mose yari bufate umwanzuro wo kuvuga ngo ngewe nemeye kujya gukura buriya bwoko bw'Abisiraheli muri kiriya gihugu cya Egiputa. Ntabwo yari bubikore ataramenya ese ninde untumye. Imana yacu itugirire neza. Twasomye irindi jambo ritwereka buryo ki abigishwa ba Yesu barimo baganira, ariko Yesu arangije ababaza ikibazo. ababaza ariko iyo mugenda mu makaritsiye, iyo mugenda mwumva abantu banyita nde? Umwana w'umuntu mwumva bamwita nde? Bamwe barasubiza bati twumva bavuga ngo uri Yohana Umubatiza, abandi bati twumva uri umwe mu bahanuzi, abandi bati twumva uri Yeremiya. Mbega batanga amazina atandukanye. Ariko Petero arangije asubiza ijambo ryiza aravuga ati uri Kristo. Haleluya! Ubwo yarababaje ababaza ati ariko se ubundi yego niko banyita, mwumva abo ngabo rwose ariko banyita, ariko se mwebwe ubwanyu munyita nde? Petero arangije arasubiza ati wowe uri Kristo, uri umwana w'Imana. Imana yacu itugirire neza. Imana yacu iturengere. Ariko Yesu aramusubiza ati rero ibyo ngibyo ntago wabasha, ntago ari umubiri n'amaraso ibyo bibikubwiye, ahubwo ni umwuka w'Imana ubashije kubigusobanurira. Imana yacu itugirire neza. Reka nsabe buri muntu uwo ari we wese unteze amatwi asabe kugira ngo abashe gusobanukirwa Imana iyo ari yo. Imana imwihishurire abashe kuyimenya. Ibitangaza ntabwo byatuma ubasha kumenya Imana. Ntabwo ibisubizo byatuma ubasha kumenya Imana. Ndagushishikariza kubanza kumenya Imana. Ariko hari uburyo ki ushobora kuba wamenyamo Imana. Imana ubwayo ishobora kukwihishurira nk'uko yihishuriye Sawuli. Ibyo tubisoma mu byakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 4. Sawuli yaragiye kurenganya ubwoko bw'Imana. Ababwirizaga ubutumwa yari arimo abahiga ubutumwa bwa Kristo, kuko Kristo yarazutse. Batangira kugenda bamamaza iyo nkuru nziza y'uko umwami yazutse, ariko batangira guhiga buri muntu uwo ari we wese urimo uvuga izina ry'Uwiteka cyangwa se urimo uvuga izina rya Kristo. Ari mu nzira ngatungurwa n'umucyo uvuye mu ijuru. Imana yacu itugirire neza. Atungurwa n'umucyo uvuye mu ijuru, yikubita hasi. Arangije kwikubita hasi yumva ijwi rivuga ngo undenganyiriza iki Sawuli, undenganyiriza iki? Ngo arangije ahita avuga ati urinde mwami
urinde mwami, urinde ndenganya, urinde mwami. Iryo jambo uraryumva? Kuba yarabashije guhishurirwa ko ari umwami, icyo nacyo ni ikintu giteye ubwoba. Kuba wabasha guhishurirwa ukabasha kumenya Imana, hari igihe Imana ubwayo ibigiramo uruhare. Haleluya. Ikindi cya kabiri ni ugusoma Bibiliya. Uko usoma Bibiliya, iyi Bibiliya izabasha kugenda uzasangamo buri gisubizo cyose ushaka kumenya. Ufate Bibiliya, fata umwanya wawe witonze uyisome, utangirire mu itangiriro, usome. Mwuka Wera azakuzaho, azagusobanura, ubashe guhishurirwa Imana yacu yo mu gihugu cyo mu ijuru, ibashe kukwihishurira, ubashe kuyimenya. Ni nabwo uzabasha kuyumvira, ni nabwo uzabasha gukora ibyo gukiranuka, ni nabwo ingeso nziza zizakuzaho, ni nabwo uzabasha kureka ibyaha byari byarakunaniye. Niyo mpamvu usanga umuntu ibyaha bikomeza byiyongeranya, kimwe kigereka ku kindi, akumva ntacyo bitwaye, akumva yarabimenyereye, akumva mbega nibwo buzima. Ariko ndakubwiza ukuri, iyo Kristo yakwihishuriye, ibyo ngibyo bibasha kugutera ishyaka ryo kuyumvira, ukitoza kumvira Imana. Haleluya. Hari ijambo ry'Imana ryambwiye ngo kwitoza ku mubiri, ibyo ngibyo bigira inyungu ntoya cyangwa se nkeya, ariko kwitoza kumvira Imana, ibyo bigira inyungu z'uyu munsi ndetse n'iz'ejo hazaza. Imana yacu itugirire neza. Rero nyemerera muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, muri aka kanya ufate umwanzuro, uvuga uti ndumva nshaka kumenya Imana. Gira ishyaka, ugire ishyaka, uvuga uti ndumva nshaka kumenya Imana. Fate Bibiliya uyisome, usenge, uvuga uti Imana ndashaka kunyihishurira. Yes, Abisiraheli babwiye Mose bati natwe turashaka kuvugana nayo. Yahoraga aza akababwira ati navuganye n'Imana, Imana irifuza ko mukora ibi n'ibi n'ibi, aya niyo mategeko Imana impaye mugomba kugenderaho. Ibintu byinshi bitandukanye Imana ikabinyuza muri Mose. Abisiraheli bagezeho barivumbura, baba bati ni wowe uzajya uhora uvugana n'Imana wenyine? Nk'uko abantu muri iyi minsi bajya bishyira hejuru, bakaba bati yigize umuhanuzi, niwe uzi kuvuga Imana neza wenyine, se twebwe ntitwayivugira? Bakishyira hejuru. Ariko ndakubwiza ukuri, nusoma kuva ibice 20 umurongo wa 20, harakwereka buryo ki Abisiraheli koko baragiye ngo bagiye kuvugana n'Imana. Kuko Mose yaragiye abwira Imana, abwira ati barashaka kuvugana nawe. Imana iramubwira ati genda babwire biyeze bitunganye, hanyuma duhurire ku musozi, hanyuma umusozi njya mvuganaho nawe, ubundi tuvugane. Ngo baragenda, ngo bakigera hafi y'umusozi, bakigera munsi y'umusozi batangiye kurira, batarageraho aho bagomba kuvuganira n'Imana, ngo inkuba zirakubita, imirabyo irakubita, ngo ibisate by'amabuye mbega bitangira guhirima ku misozi. Ibibazo biravuka, ubwoba burabica, baravuga bati ko tureba bikaze. Mose arabwira ati buriya ntago iraza, ntago Imana iraza, ati irimo iritunganya ngizi tuvugane nayo. Haleluya. Ngo barangije babwira Mose, baravuga ati rero niba ari uko Imana iza, ati rwose Mose turakwinginze, genda uvugane nayo, hanyuma uzaza utubwire. Genda uvugane nayo rwose, ujye uza utubwire, noneho turemeye. Icyo gihe noneho kumvira Imana byatangiye kuza, kuko babashije noneho kumenya igitinyiro cy'Imana. Bari babonye akantu gatoya, ariko ndakwinginga mwene data, shakisha buryo ki wabasha kumenya Imana. Abantu benshi ntabwo bayisobanukiwe. Bamwe basoma na Bibiliya ikabacanga, bakavuga bati Imana yica, Imana igabiza, ngo yagabije Abisiraheli ngo abanzi babo. Bakumva Imana yarisha abantu, ngo abantu bagomeye Imana ikabica. Ariko Imana agakomeza agira urujijo. Ariko ndakubwiza ukuri, nugira ishyaka ryo gushaka kumenya Imana, Imana izakwiyereka, kandi ni nabwo uzafata umwanzuro wo kuyumvira.
kandi rwose bizemera, bizakunda, kandi uzagira ubuzima bwiza muri Kristo Yesu. Ndabashimiye rero, Yesu aduhana umugisha kubwira ijambo. Mwakoze kudutega amatwi, tubashimiye umwanya wanyu. Imana yacu itugirire neza. Kumenya Imana niryo zingiro ryo kubasha kuyumvira. Haleluya! Isuzume mu ruhande rwawe, uvuga utari ku bundi, iyi Mana narayimenye, iyi Mana ndayizi. Pawulo yaravuze ngo ubwo tugendana nayo turabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mwe kwifata uko mutari. Nyine Pawulo yagendaga n'Imana. Wowe se bimeze bite mu ruhande rwawe? Imana urayizi, warayimenye, ugendana nayo? Niba warayigendanye nayo, niba ukigendana nayo, niba warayisobanukiwe, komeza ukomerezaho. Gahunda ni ya yindi, turacyategereje Kristo ngo avuze impanda, ubundi tuzamuke tuve mu miruho y'isi, turuhuke, tujye mu bwami Yesu Kristo arimo adutegurira. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Shalom, shalom. Turagushimiye nyakubahwa Imana, tugushimiye kubw'ijambo ryawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndakwinjiza kugira ngo ubashe, Uwiteka Nyiringabo, kwihishurira buri muntu uwo ari we wese ubashije kugira ishyaka ndetse n'umuhate wo kukumenya. Komeza kubana natwe kandi ukomeze kutugirira neza, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.